Ese koko mu Rwanda rwo hambere ntibari bazi kubara? Benshi mu Banyarwanda n'abanyamahanga bakunze kujya impaka z'urudaca bemeza ko mu myaka amagana n'amagana u Rwanda rwamaze abakoloni batararwinjiramo bayimaze batazi gusoma, kwandika no kubara. Hagendewe ku birari by'uruhererekane rw'amateka, usanga buri shyanga ryose ryo ku isi ryari rifite ubugenge n'ubuhanga bwo kubara ibiherereye ku butaka bw'aho batuye. Urugero twatanga ni nk'urw'Abakaduraya bari abanyabwenge mu bumenyi bw'ibintu bitandukanye, amateka, igenantekerezo n'imibare, kandi ni nabo babihanze bikwira ku isi yose bakaba abagenga b'igihugu cyitwa Uri. Uri y'Abakudaya ahagana mu kinyejana cya karindwi mbere ya Yezu. Icyo gihugu cyaje gusenywa na Nebukadinezari acyomeka ku butaka bw'igihugu cye cya Babuloni. Uko basengaga izuba kandi umwaka ukagira amezi 12, Abakaduraya ni bo bafashe 12 nk'umubare fatizo w'ibara. Ni bo nkomoko yo kubara amaduzeni, kugabanya umunsi kugabanya umunsi mo kabiri, igice kimwe kikagira amasaha 12, ikindi kikagira 12 y'amanywa n'ijoro. Nk'uko tubikesha igitabo Umuco mu Buvanganzo cya Nsanzabera Jean de Dieu, inzobere mu muco, amateka n'ubuvanganzo, agaragaza ko igenantekerezo ry'Abanyarwanda ryari rihambaye cyane cyane iryifashisha ibimenyetso n'imvugo bifashishaga mu kubara abantu n'ibintu. Aho muri icyo gitabo hifashishijwe imvugo bakoreshaga bagena ubwinshi bw'inka nk'igihamya cy'uko bari bazi kubara. Inka yagiye igira umwihariko mu myito no mu mvugo. Kubera icyubahiro cy'ikirenga yari ifite mu muryango nyarwanda, nuko igenwa ikeshamvugo ryayo ryihariye n'ibiyikomokaho. Kimwe n'abaturage n'abana, cyaraziraga ko inka nazo zibarwa. Kwinjira mu nama y'inka ukazibara cyaraziraga mu muco n'amateka y'u Rwanda. Ntawe uvuga umubare w'abana, ntawe uvuga umubare w'inka. Ku bw'ibyo rero byatumye Abanyarwanda bahanga imvugo ihanitse yo kujya bakoresha kugira ngo bamenye ubwinshi bw'inka batunze. Nk'uko mu mibare mvaburayi twigishijwe, twifashisha amaduzeni n'amadizeni mu kubara ibintu byinshi bikubiye hamwe. Niko no mu Rwanda bifashishaga imibare 8 n'ijana mu kurema imbumbe ishyitse igizwe n'ibintu 8 cyangwa ibintu 100 kugira ngo byorohe kubibara no kubitondeka. Ubwinshi bw'inka bukaba bwarabarwaga byihariye. Ishyo ryavugaga inka ziri hagati y'8 na 16, amashyo bikavuga inka 17 kugeza ku nka 64. Isibo zabaga ari inka 65 kugeza ku nka 512. Amasibo ni inka 513 kugeza ku bihumbi 496. Isanzu kwari guhera ku nka 497 kugeza ku nka 32,768. Amasanzu ni inka 32,769 kugeza ku bihumbi 262,144. Naho inka amahe ni inka kuva ku bihumbi 263,145 kugeza kuri miliyoni 2,097,000 n'inka 152. Mu gihe amahe ari inka 2,2,970,000 n'inka 153 kugeza kuri miliyoni 16,777,216. Bitewe n'uko mu muco w'Abanyarwanda bagiraga imibare ishyitse ibiri, ariyo 8 n'ijana, ni nayo bifashishaga mu kugena imibare ishyitse
y'ibyo bashakaga kubara. Ni nayo bifashishaga mu kugena ubwinshi bw'inka batunze, kuva ku mubare muto w'inka ujya ku ukurikiyeho wabaga ari umwikube wa 8 bityo bityo. Bishatse kuvuga ko umubare muto ushyitse wabaga ari 8 naho umubare ushitse ukaba 100. Iyo wagiraga inka 8 wabaga wujuje ishyo. Iyo wagiraga inka 16 hatangirwaga kubarwa amashyo. Iyo wagiraga amashyo y'inka 8 ubwo ni inka 64 hatangirwaga kubarwa isibo. Iyo wagiraga isibo y'inka 8 ubwo ni inka 496 hatangirwaga kubarwa amasibo. Iyo wagiraga amasibo y'inka 8 ubwo ni inka 32,768 hatangiraga kubarwa isanzu. Iyo wagiraga isanzu 8 ry'inka, inka 262 n'inka 144 hatangirwaga kubarwa amasanzu. Iyo wagiraga amasanzu y'inka 8 ubwo ni ukuvuga inka 2,297,152 hatangirwaga kubarwa amahe. Iyo wagiraga amahe y'inka 8 inka ubwo zahitaga ziba ni inka 16,777,216 hatangirwaga kubarwa amahe. Bisangwa bya Rugombituri wabaye umugaba w'ingabo z'ingangurarugo ku ngoma ya Kigeli wa IV Rwabugili. Niwe wenyine mu mateka y'u Rwanda waciye agahigo ko gutunga isanzu ry'inka, inka 32,769 mu gihugu. Na n'ubu ntawari waca ako gahigo. Umusizi Nsanzabera avuga ko no mu kubara abantu Abanyarwanda bari bihariye, bakoreshaga uburyo bwo gushyiraho inyamaswa ihagarariye umubare uyu n'uyu, hakurikije uko zirutana mu kwiruka no kunyaruka mu mitekerereze yazo. Ugasanga inyamaswa nto ariyo ihagarariye umubare munini, inini ihagarariye umubare muto. Byinshi muri iyo mibare bakoreshaga bifashishaga inyamaswa niyo dukunze gusanga mu myandiko za mbere zadutse mu mizo ya mbere y'ubukoloni, ubwo bandikaga ibitabo bishya mu rurimi rw'Ikinyarwanda basemura ibyo bazanye mu ndimi zabo nka Bibiliya n'ibindi. Abantu 1000 babaraga igihumbi nk'ibisanzwe, hanyuma abantu 10,000 bakitwa inzovu, abantu 100,000 bakitwa akayovu, abantu 1,000,000 ni agahumbi, abantu 10,000,000 ni agahumbagiza, abantu 1,100,000 ni impyisi, naho abantu 1,000,000 ni urukwavu. Nk'iyo basangaga kuvuga nk'ibihumbi 250 bavugaga ko ari agahumbi inshuro 2 n'inzovu 5. No kumenya umubare w'abana umuntu yabyaye bagiraga uko babivuga, nk'aho imfura cyangwa uburiza yabaga ari umwana wa mbere, ubuheta ni umwana wa kabiri, ubuheture ni umwana wa gatatu, nyandwi ni umwana wa karindwi, nyaminani ni umwana wa munani, nyabyenda ni umwana wa 9, macumi ni umwana wa 10, misago ni umwana wa 11, mu gihe misagiza ari umwana wa 12 kugeza ku wa 16. Aya mateka ni ikimenyetso simusiga kigaragaza ko Abanyarwanda bari abahanga mu kubara ibintu n'ibindi. Ngayo nguko.